Muraho neza nshuti bakunzi ba Grand Nile Studios, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Amazina yanjye ni Umutoni, nkuko mubimenyereye ni cya kiganiro cyacu cy'imibanire rusange, imibanire myiza y'imiryango. Yego. Uyu munsi rero dufite ikiganiro cyiza nkuko dusanzwe dukora ibiganiro byiza. Ikiganiro cy'uyu munsi ni kiravuga ngo ibitagenda mu mico yacu bishobora gukosorwa cyangwa bigasimbuzwa ibindi bibirusha kuba byiza. Rero wenda niwumva iyi titre uravuga ati se uyu nguyu noneho aje gukosora umuco. Oya da, ntago nje gukosora umuco kuko ntago nabikora, sinanabishobora. Usibye ngo sinanabishobora, ntibinkwiriye ko ari njye wabikora. Ariko kuko umuco wacu ni mwiza, niwo twakuriyemo kugeza uko tunganye ndetse n'abandi baturuta. Ariko kandi nanone hari bimwe nyine abantu bagenda babona bitari bikwiriye kubaho mu gice cy'imiryango, ukuntu imiryango yacu iba imeze. Yego. Rero ibi ngiye kuvuga wenda ni ibintu buri wese ari bwisangemo, yaba umubyeyi yaba umwana. Ni ibintu mbese byaganiriwe n'abantu bari mu kigero kingana nanjye, reka mvuge gutya, batifuza ko umuco wacika, ariko kandi nanone twifuza ko hari ibintu nyine byaba improved kugira ngo imico yacu igende neza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ntitubagamire ahantu hamwe ngo twice ibindi. Yego. Uyu munsi rero tugiye kureba ku kintu cy'ubusabane bwa nyabwo, cyangwa se ubusabane bwimbitse, reka mvuge gutyo, bw'imiryango. Noneho ntago turi ku mugabo n'umugore hano, turi mu muryango rusange, ababyeyi, abana, umuryango nyine muri rusange. Yego. Rero wenda mbere kugira ngo mwumve icyo nshaka kuvuga neza, hari ikibazo turi bwifashishe hano. Ushobora kwibaza se abantu muri community yacu kuki dukunda kugira waguhitishamo kuguha abantu bagukunda n'abantu bagutinya, wahitamo abahe? Okay, wenda kuko hano bitari bwore kwita unsubiza ngo mpite mbivuga cyangwa ko ntagusubiriza, ariko mu by'ukuri ntekereza ko umuntu wese akeneye abantu bamukunda, kuko abantu iyo bagukunze barakubaha, abantu iyo bagukunze barakugandukira, nyine bakora mbese ibihuye n'ibyo nawe wumva ushaka, kuko umuntu agukunda kuko hari ubusabane, reka mvuge gutyo. Yego. Ariko rero usanga bitandukanye cyane n'imiryango yacu, ukuntu tubayeho, ni wenda se reka mvuge gutyo, ukuntu tubanye n'ababyeyi, ukuntu tubanye n'abavandimwe muri rusange. Usanga umuntu mukuru mu muryango akeneye ko bamutinya, reka mvuge gutyo. Mbese si byo kuvuga ngo nibyo ashaka, natwe usanga ari byo dukora. Wa muntu muramutinya, ibintu byose ukora ubikoze kubera nyine kumutinya, juste ko ari ikintu ugomba gukora, nutabikora ari bunakubone nabi, ariko ntago bitewe n'urukundo. Kandi mbese urukundo nirwo rwari rukenewe mu miryango, kuko nirwo ruhuza imiryango. Nicyo gisobanuro cy'umuryango, nirwo ruzana ubusabane. Wenda noneho reka mvuge kugira ngo mbe specific, kuko iyi topic mu by'ukuri ni nini cyane. Ni ubwo busabane twagenda tububona ahantu hatandukanye, ariko aho nshaka kuvuga cyane ni kuri urabona umuntu wubatse, yego ndavuga yaba umugore yaba umugabo, ukuntu babana noneho n'ababyeyi, ukuntu babana n'abo bita ngo basebukwe na ba nyirabukwe, reka mvuge gutyo. Ndetse n'abana, urumva iyo byagenze gutyo nawe ubwawe noneho nkawe umwana, babyeyi ari abawe, nawe hari uburyo ki bikwafectamo. Urugero, usanga wenda nk'umuntu w'umukobwa amara nyine kubaka urugo, noneho ugasanga iwabo bamubyara, mu by'ukuri ntago batuye kure, batuye ahantu nyine mu mujyi umwe, reka mbyite gutyo, ariko ugasanga ntago bashobora kuza kugusura nk'uko nyine undi muntu w'inshuti yawe ashobora kuza kugusura, ngo bakumenyere ngo umeze gute, ubuzima bubatwaye gute, mumeze mute mu rugo, mufite akahe kazi, nyine mbese bamenye ubuzima, ba involved muri gahunda zanyu za buri munsi. Ahubwo usanga hari routine habo. Usanga umukobwa iyo amaze gukora ubukwe, noneho hashira iminsi mike bakaza ngo baje kumukurikira, niko numva babyita, biriya baza kugusura nyine iwanyu, bazanye n'ibindi biryo, ibintu byinshi cyane bakugemuriye, noneho nyine bakagusura uwo munsi. Ubwo ngo akenshi ibyo bikunze gukurikirana n'ubukwe cyane kabisa, mukiva mu bukwe, noneho bakagusura nyine uwo munsi, bakaza nimara amasaha 4 cyangwa 3 cyangwa ngahe bamara bakagenda. Barangiza kugenda rero sasa
kugaruka kugira ngo bazagaruke kikaba ikibazo ugasanga bagusuye uwo munsi wenda nyuma y'ukwezi kumwe umaze gukora ubukwe noneho bakazongera kugaruka wabyaye. Noneho njye ndibaza ko kubyara atari ibintu dupanga nk'abantu, ko ari Imana iduha urubyaro. Mu by'ukuri umwana wawe amaze imyaka 4 atarabyara cyangwa 5 uzamusura ryari? Ese uzajya ushaka za occasion runaka nyine mbese ibintu bikomakomeye gusa utware uhururane n'abantu b'umuryango wabo bose, abantu nyine bamwe ngo b'umuryango mugari, reka mvuge gutyo, kugira ngo ujye gusura umwana wibyariye wareze imyaka 20 irenga mu kabana, ukaba udashobora gushaka umunsi wo kujya gusura uwo mwana. Mu by'ukuri ibyo bintu ku ruhande rwenda rw'abantu benshi tungana, reka mvuge gutyo, rw'abantu bangana nanjye n'abandi turi mu kigero kimwe, ibyo bintu muri kino gihe biratubabaza. Usanga twe siko tubibona, kuko wenda reka mvuge nihereye mfite umwana, nanjye ubwo mfite umwana nubwo ari muto, ariko mba ndimo ndibaza ukuntu umwana wanjye ashobora gukura noneho nka setting a relationship imeze nk'iyo ngiyo. Ntabwo bishoboka rwose. Ntabwo nshobora kumara amezi 3 ntarajya gusura umwana wanjye cyangwa amezi 5, cyangwa wenda ubwo muraza muvuga ati uzaba baba nyirabukwe bajya guteza induru mu ngo z'abana babo. N'ukuri si cyo nshatse kuvuga. Ushobora wenda no kutajya gutura, reka mvuge gutyo, ariko icyo ndimo ndashaka kuvuga hano, gerageza ube involved mu buzima bw'abana bawe. Gerageza usura abana musabane. Ese nimba uzanira n'umuntu nimba uzasura umwana wawe wamukurikiye yabyaye, wazanye n'umuryango mugari, wa muryango w'abantu 30, muba mwasabanye, kuko wa munsi uwo mwana wawe wasuye aba ari busy. Usanga babyutse barimo barajya guhaha, bakaza bagateka, batunganya inzu, bakaza igihe muje wenda bakabazanira ibyo mukarya, kandi ubwo ntimusangira wenda umugabo wawe ntari busangire na basebukwe, kandi ntabwo uri bure ko umugabo ngo ajye kwisangiza. Murajye gusangira n'ababyeyi bawe, ntabwo mwasangiye wenda ngo mwanaganiriye. Ujye kurira hirya, nimurangiza barangiza kurya nyine bahita babasura nk'iminota nka 30 muvuga amakuru, nayo se amakuru yawe naho nubwo barimo barabaza ngo mumeze mute, ahubwo usanga hajemo ibintu ngo abasaza bakajya bavuga ibintu wowe utanumva utanazi n'impamvu barimo baravuga ibyo bintu mu by'ukuri. Mbese ukumva ni nk'aho munsi atari uwawe, ni nk'aho atari wowe basuye. Rero mu by'ukuri ntabwo turimo turagaya wenda ko umuco wacu ari mu bintu byiza ko ababyeyi bacu bashobora kuwubaha, ariko kandi nanone mu by'ukuri byari bikwiriye ko abantu bashaka umwanya wo kubana n'abana babo rwose. Ugasanga mu bukwe hari ukuntu bajya bavuga ngo wenda umuntu wabonye nyine umuntu washyingiye umukobwa, mbese umuntu wabonye umukwe, reka mvuge gutyo, nubwo wenda ataba ari uri murivugira n'akanwa ke, haba hari bamwe ngo abasaza barimo barafamura, noneho akavuga ngo uyu musore ngo abonye ngo bungutse ngo ayandi maguru, ngo azajya amutuma ngo hadashobora kugera ngo amuzanire ngo ibintu, ubwo nyine nukumva ngo azajya amutuma. Noneho ukibaza nimba wamura atajya gusura no kuguhamagara kuri telefone gakubaza uko umeze ataguhamagara, ajya kuvugisha nyine habaye ikintu gikomeye, uwo muntu azagutuma koko? Cyangwa ni bya bintu byo kujya kubeshya mu bukwe? Ese koko byari bidukwiriye nk'ababyeyi kubeshya abana mu bukwe, tukanabeshya n'abantu bose muri rusange, natwe ubwacu tukibeshya? Kuko ubwo ntabwo ari bwo busabane bw'umubyeyi n'umwana. Muragiye mubwiye umukwe ngo muzamutuma, umuntu arategereje ko muzanamuhamagara, arahebye, arategereje ko muzajya bamusura, arahebye. Nyose ubwo muntu uzamutuma he koko? Uwo muntu azakwisanzuraho gute? Nimba hari n'ikintu ashaka kugufasha azakwegera gute nk'umwana wowe wamubyaye utashoboye kumwiyegereza? Ugasanga kubera icyo kintu mwerekanye abana ko mubatinye, n'umwana nawe ubwe wa mukwe wawe kandi wavuze ko ari umwana wawe, nawe ubwe ntago abahokeye kuza kukwegera kuganiriza kubwira ibyo yumva, kuko nyine ntago mbese muri connect, wajya nta kintu mupfana kandi mugipfana. Mu by'ukuri ibyo bintu ntago ari byo. Noneho wenda tuvuye kuri urwo ruhande, hari urundi ruhande noneho rwo ruteye ubwoba kabisa. Ugasanga umubyeyi yashingiye umuhungu we, noneho ngaho n'umwana wawe, nubwo wenda ku mukobwa mu mico yose hari ukuntu biba bigoye, umukobwa we ngo aba yagiye, ariko umuhungu we aba yazanye undi, aba yongereye umuryango. Ariko ugasanga nawe umuhungu wongereye umuryango, ababyeyi be kugira ngo bazegere wa muhungu, umwana wawe wareze mwabanye imyaka ingana, ariko ugasanga umufasha nawe nk'undi muntu utazi, ukabona
ukabona nyine wenda nka se w'umuhungu aragiye kumusura ukabona nyine mana yanjye kandi ubwo ngo ni iwabo ngo mbese urumva iwabo w'umuhungu wo bitandukanye n'iwabo w'umukobwa wenda ho nyine ngo aba yaragiye iw'abandi ariko iwabo w'umuhungu ho nawe aba ari iwanyu aba yaje mbese nubwo mutabana mu nzu imwe ariko ababyeyi babo baba bisanzuye cyane kurusha ababyeyi b'umukobwa ugasanga ababyeyi bakagombye kwisanzura mana yanjye nabo sinzi ikibazo gihari baraza ukabona ntago bisanzuye ukabona ntago babohose barakonje baza kangahe baza nyine nabo inshuro nke zishoboka noneho bigahita bisobanura ikintu kimwe ngo batinye mukazana mwavuze ko ari umwana mwabyaye iwabo w'umukobwa ho ngo ho biragoye ko bazajya bisanzura mu rugo noneho mwe ngo mwabonye umwana w'umukobwa mbese we aba yaje mu rugo kuko wenda kera ho byari bitandukanye umuhungu yarashakaga akanabana niba urumva wenda babanaga mu nzu imwe bifite cya gisobanuro koko cyuzuye ko yaje mu rugo none se nimba watinye mukazana kandi ari umwana waje aho mu rugo ubwo mukazana we utegereje ko azisanzura gute mu rugo rwawe nimba udashobora kuza ngo umubaze uko umeze muganire nyine nk'umuntu urimo uraganiriza umwana kwa kundi ujya uganiriza abana bawe b'abakobwa akaba ariko nawe umuganiriza azisanzura gute iwawe iwe azaza kugusura abe nk'umwana gute ahangaha rero niho hahera bya bibazo mbabare wenda ntange runo rugero ariko ni ibintu bizwi ni ibintu bijya bigaragara wenda biba mu ngo nyinshi kandi mwuka byaramwe kuba ndimo ndavuga bino bintu mushobora kuvuga ati se urimo uravuga bino bintu ababyeyi bawe bimeze bite njye ababyeyi banjye bameze neza kuko ndi abana ameze nabi simba nabonye confidence yo kuza kuvuga bino bintu byose ariko njye ndeba ukuntu mbanye n'ababyeyi banjye sibyo baba ari ababyeyi bambyara baba ari ababyeyi b'umugabo wanjye uburyo tubanyemo bo basubona ko ari n'abantu bari kure wenda reka mvuge gutya abantu mbese bumva ibintu wenda bo banoroshye mu mutwe bari modernize ariko nabo hari ibyo batarageraho kandi mbabona muri ubwo buryo noneho ukambwira ngo wa mubyeyi bona wifunga no mu buzima busanzwe uwo mubyeyi bizagenda gute ibyo bintu mu by'ukuri ntago ndimo ndavuga kuko wenda hari umuntu nabibonyeho cyangwa undi niko bimeze muri societe yacu ni ikintu nawe uri muranyumva muri kano kanya uzi niko wabonye bino bintu bimeze noneho ugasanga reka mbereke ibyo bintu byo kutisanzuramo no kwereka umuntu ko yabaye umwana n'undi nawe ngo amufate nk'umubyeyi ikibazo bijya bitera urabona umukobwa uri mu rugo sibyo ukiri umukobwa cyangwa nkiri umukobwa hariho ukuntu wambaraga nk'umwenda ugaca imbere ya mama yawe akubwira ati ariko se noneho iyo sengeri wambaye wajya ugashyiraho agashati koko waretse kujyana ibitugu mu muhanda ko mbona bitakubereye washyizeho agashati kubera ko ari mama akambwira ati okay reka ngashyireho cyangwa se oya meze neza rwose humura nyine ukabimubwira wenda akabyumva kuko nawe ni umubyeyi ashobora kuba atabyumva ko yabyemeye ariko hari uburyo cy'umwisanzuyeho umusubiza nyine ukuntu wumva ibintu sibyo ariko noneho dore ikibazo kirimo muri iyi minsi abakobwa benshi n'umunyamahanga abakobwa benshi bafite ibibazo na ba nyirabukwe buriya nta handi bibazo biba byarahereye ko umukobwa nigeze yumva nk'umwana mu rugo n'umubyeyi nawe ntabwo yabaye umubyeyi nyine ngo byare wa mwana nawe yumve ko yungutse umwana ugasanga ushobora kubwira umukazana wawe wenda nk'iki kintu mama wawe yakubwiraga akamubwira ati se iyo sengeri wambaye ni urugero ariko kubera ko ari wa muntu bimubwiye wa muntu atinya atiyumvamo adafata nk'umubyeyi akahita avuga ati bya bibazo by'amaboko rero kandi biraje nk'ubu ngubu ino sengeri nambaye arimo arabona itwaye iki ukahita uvuga ati buriya nyine nuko ari maboko n'ubundi njya numva bavuga ngo maboko ngo ntabwo bajya bumvikana n'abakobwa kandi mu by'ukuri si cyo bisobanuye wenda we yarabikubwiye nk'umwana ariko nawe yibagirwa ko nubwo ashatse gukosora nk'umwana ntabwo mubanye nk'umubyeyi wawe mbese nk'umuntu ntabwo yaragutegerejemo kumubwira ikintu cyose ushatse noneho ugasanga bizanye ibibazo wa mwana we nagusubiza ukundi tuvuga ati yo turiya mukobwa ni ikirara namubwiye ngo yambaye isengeri arambwira ngo ntakitwaye kandi ubwo niko na mama yashobora kuba wamubwira ariko kubera ko nyine mutariyumvanamo nk'umubyeyi n'umwana kibaye ikibazo ureta uvuga ngo maboko asigaye ngendaho maboko nawe avuga ngo umukazana wanjye yansuzuguye kubera iki nta usabane buri hagati y'abo bantu rero icyo nshaka kuvuga ahangaha ni iki imiryango igisobanuro cy'umuryango ni ubusabane ni urukundo ntabwo ari igitinyiro mu by'ukuri umuntu kugutinya agakorera ibintu ku jisho ryawe agashaka gukora ibintu gusa mbese kuguhimbariza ubusa reka ariko mvuge kukwereka ko yagutinye yakubashye ibintu ariko bitamuvuye ku mutima ntacyo bimaze inyungu nyinshi uzazibona kuko wakunze umuntu nawe akagukunda umwana wawe akagukunda n'umubyeyi agakunda umwana ukiyumva nk'umwana n'umubyeyi nyine nawe akabona ko yabyaye reka mbyite gutya ukabona mama uko ukamubonamo mama
ubwo ni ku mpande zombi ntabwo nkiri ku by'abakobwa na ba nyirabukwe n'abandi ndi kuvuga yaba umuhungu yaba umukobwa. Ese muzi ko hari abantu benshi bijya bigora ko yahamagara wenda nyirabukwe ngo mama kubera ko batabanye nka mama, reka mvuge gutyo. Ubwo ntabwo ndi kuvuga umukobwa n'umukobwa n'umuhungu, kandi mu by'ukuri niko byari bimeze. Umuntu ubyara umugabo wawe cyangwa umuntu ubyara umugore wawe ni mama wawe, kuko aba ari mama wawe nyine, niko biba byagenze aba yakubyara, wakagombye kumwita mama. Ariko kubera ko ubwo busabane nta buhari, mbese izo mbaraga zo kugiye kwita umuntu mama nazo urimo urabona, ibyo ntabwo mbese ntabwo birimo birakorohera. Usanga abantu benshi ibyo bintu bibagora kuba yamuhamagara gutyo, kandi mu by'ukuri niko bimeze. Kubera iki? Ntago kabisa ya bond ikomeye. Rero ikintu nshaka kuvuga hano ni uko tugerageze kabisa twimproving. Umuco wacu ni mwiza, niko natangiye mvuga, wakujije abantu, usibye wenda nanjye muto n'abandi warabakujije. Ariko kandi se none se ibintu twagaye ni ngombwa ngo dukomeze koko tubikomeze? Hoya, reka wenda mbahe Imana y'ubwayo yatanze urugero rwiza rwo kuba umubyeyi mwiza muri Bibiliya, wenda nubwo ntari we specific igice, ariko ni mu itangiriro hatwereka ko Imana yagiye gusura Adamu na Eva mu ngobyi yabo ngo buri nimugoroba, reka mvuge gutyo, sibyo? Imana yajyaga ijya kubasura. Wenda simvuze ngo muzajye mujye gusura abana banyu buri munsi, ariko urwo ni urugero rutwereka umubyeyi n'umwana ukuntu babanye. Adamu na Eva bataracumura, Imana nibo abantu bari bariho, Imana yabaremye, rero yajyaga kubasura ikabamenyera ubuzima nyine uko bameze. Uko rero niko umubyeyi agomba kubana n'umwana we. Gerageza winjire mu buzima bw'umwana wawe koko uhabe, kugira ngo umwana abohoke. Buri bibazo usanga kenshi atari abana babifite, iki bibazo kenshi ni ababyeyi babitera, kuko umubyeyi yagize umwana we biroroshye kwita yisanzura. Ariko rero iyo wakomeje gushyiraho ya mipaka, na wa mwana nyine nawe yisangamo. Rero tugerageze ari abana tuganduke koko dukunda ababyeyi, reka mvuga gutyo, tugerageze wenda dushaka ko bino bintu byanahinduka, twiyegereza ababyeyi bacu cyane cyane. Ubwo ndimo ndavuga ababyeyi babyara aho wavutse, ubwo n'umugabo cyangwa umugore, ndetse nabi wanyu, kuko usanga iyo bamaze kubaka n'ababyeyi bakubyara bisa nkaho ubusabane bushize, ntawe utakira umwana wawe umwuka byara mwe, kuko wagize umuryango n'ubundi baracyakubyara. Ahubwo bakagombye kukwitaho, kuko wafashe urundi rugendo rukomeye rw'ubuzima bwawe. Bazi ko ari ibintu nawe utashoboye wenyine, ariko bahita bakureka. Ntabwo bagomba kukureka, bagomba kukuba hafi. Rero ino topic ni ndende cyane mu by'ukuri, ariko munyemere uyu munsi nyihagarikira, uko wenda tuzakomerezaho n'ibindi tuvuge no ku zindi side ukuntu abantu bagenda babona ibintu. Gusa noneho icyo nagufasha, ndabizi ko wenda ibi ni ibintu twisangamo cyane muri community yacu, wandike comment uko ubyumva, wenda n'iyindi side nayo ubona irimo ibintu bitari byiza nawe utashimye, ibintu twaganira, kuko ndabizi ko bino biganiro n'ababyeyi bacu barabireba, abantu bakuru, kandi nyine bashobora kudufasha nabo bagahinduka, bakatubwira uko babyumva nyine, kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Rero usharinga kino kiganiro ukirebye, comment zawe zirakeneye cyane, zirakenewe, ni ingenzi rwose. Ukore subscribe, yego mukomeze kuryoherwa nyine n'ibi ngibi, mukomeze twungurana ibitekerezo kugira ngo tugire imiryango n'ukuri imeze neza. Yego murakoze cyane rero, muri kumwe nanjye Mbonera Umutoni, naho ubutaha. Bye.